umuhura nari Gahongayire wari uzi kare wari umuzi ego nari nsanzwe muzi ko indirimbo ze narazumvaga ego watekereje iki ukimurumva kare ugiye guhura nawe nyimara kumva kare ngiye guhura nawe bitewe n'amateka yiwe nari nzi nuko nafasha abantu kuko narabibonaga ku ma YouTube ko nari nzi ko ari n'umukozi w'Imana naravuze ati umva noneho ubuzima bwanjye burahindutse urumva natangiye kubona impinduka maze nk'amezi 3 wenda yabaga atari mu rugo wenda nkasaro yabayuze abantu wakumva imodoka y'ibisonye abantu bose ugasanga birukanse bagiye yaje abwira abaribu ngo basi ngo mukamere nk'imyaka 5 urumva gari ikintu mupfa kurya akomeza gukurikirana ego nyine kubera urumva nk'umuntu ari mu rugo rwe hari amakuru amwe namwe nari ngiye nzi ego naravuze ati wenda niyo mpamvu amakuru yiwe se ego yerekeranye nawe n'ibyo nyine abakora byose kanongere mbasuze kandi mbahereze ikaze mbashimire cyane by'umwihariko ko subscribe naho utarayikora ngo irenga kandi ko kanya kugira ngo ujye ubona natwe mu biganiro bigiye bitandukanye nk'uko mubira twe n'umwana w'umukobwa niwe tugiye kuba tuganira ndagira ngo tuguhereze ikaze utangire utwibwira. Murakoze amazina yanjye nitwa Iradukunda Jeannette ndi umukobwa w'umunyarwandakazi ego hari n'utari umunyarwandakazi se barahari wabari iki abari abarundikazi cyangwa no mu bindi bihugu bindi urakoze ngira ngo abantu bakubonye nta garugamiro bakubonye mu maso yabo benshi ngira ngo bakurikira izi mbuga barakuzi ndagira ngo abe cyo duheraho bakuzi kuki bakuzi hehe abenshi banzi nk'umukobwa yakoraga Aline Gahongayire ego nibyo abenshi banziho ikintu nzize guheraho nkubaza ndakose koko ni ukuri waramukoreye ego naramukoreye ni ukuri kandi nyine guhamye uri buze guhera we na mu rugo iwanyu uko wakuze n'ukuntu waje kwisanga i Kigali kugira ngo tuze kubitwara ku murongo mu rugo iwacu ni Rusizi mu murenge wa Giheke mvuka mu muryango w'abana 9 ego ndi umwana wa 4 ego urumva nyine nakuriye mu bana bangana gutyo mu byuko navuga ko ubuzima twabayemo bwari bwiza ari nayo mpamvu nyine nisanze inanga y'i Kigali urumva nyine nakuriye mu buzima butari bwiza nyine nanone nta nubwo bwari bubi cyane nta nubwo ariko bwari bwiza ku buryo nari kubwishimira bwashobora kuba bwihanganye ego utabwihanganye urumva impamvu nabwihangane nuko numvaga nyine ngomba nanjye kujya gushaka amafaranga nkareba nyine uko wenda hari icyo najya nanafasha barumuna banjye wakoze amafaranga ukiri muto ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukuyakunda ni uko nyine numvishe ngomba gushaka amafaranga bimwe by'abashinga bakura amafaranga nk'abayataye amafaranga nta muntu yanga uko kuri iyi si nta muntu n'umwe udakunda amafaranga ntibakajya bavuga ngo ni abashingo cyangwa ngo abashikazi bayakunda gusa ujya ubyumva ndabyumva cyane iyo ubyumvishe wumva ari ibintu nyine ubyakira gute singemba numva ari ibintu nyine bisanzwe nkavuga ati ahubwo kuba bavuga ko tuzi dukunda amafaranga ubwo ngubwo banabona ko tuzi no kuyashaka ego ikindi bakubwira bashingiye kuri umushikazi ni iki ikindi ntacyo gusa nyine hari abantu bande bakavuga ati we ntabwo uri umushi kubera ko ngo tuzi ko bagira amahane ngo bakunda gusakuza cyane yani ahubwo nyine mba nifite amagambo make niyo mpamvu ego ntabwo nari mbizi bavuga abashi dufite ukuntu dusa ku buryo tutayoberwa ko ndi umushi ahubwo dufite ukuntu dukururana njye niko mbyumva tutakururanye twebwe wenda twakururanye ariko ntabwo twabisobanukiwe yego yes mu bwo buzima impamvu rero nkubaje gutyo nuko iyo myaka wavuye yari bakaba wari uri ku ishuri ariko uhitamo ngo reka nigendere gushaka amafaranga muri Kigali ni inzira rimeze gute kugira ngo ugere i Kigali urumva kugira ngo ngere i Kigali nyine nari nsoje kwiga amashuri yanjye abanza ariko kubw'ubushobozi buke n'abandi bana nyine bandi munsi bari bakeneye kwiga biba ngombwa yuko ngiye ngarukira aho ngaho
mu rugo nyine mbona kuba mu rugo gutyo gusa barumuna banjye tujya ku meza turwanira ku meza kandi ndi mukuru, ndavuga ati kangende nayo njye gushaka amafaranga wenda njye nanafasha barumuna banjye. Ubwo nyine nibwo naje kuzanwa n'umumama w'iwacu anzana inanga y'i Kigali kuko nawe nyine yari ahimukiye, turabana ariko tubana anama amafaranga. Nyuma nyine nibwo yaje kwisubirira i Cyangugu. Yamaze gusubira ndavuga ati njye ntabwo nasubira n'ubundi namaze no gukora Kigali nayimenyereye. Uragira uti Kigali namaze kwisobanukirwa ndavuga ati nta mpamvu yo gusubira inyuma. Cya giti cy'umugisha se uragihoye nawe? Nta nubwo nakibonye kubera ari ubwa mbere nyine njye narinje, ntabwo nigeze mbisobanukirwa niba kinari simbizi. Niho wahombeye. Twikomereze kara kanyuzemo, ubundi akimara gusubirayo ugasigara i Kigali ubuzima bukomeje ute? Akimara kugenda nyine nahise ko njya kubana n'undi mu mama. Gusa uwo mama ntabwo twabanaga mu nzu imwe, nabaga mu gipangu cyiwe ariko n'ubundi ampaho kuba. Nyine mbaho ngaho nkajya ncuruza agataro cyangwa njya gukora n'ikiyede kugira ngo nyine mbone amafaranga naje gushaka. Yego gake. Hanyuma rero uzagura na rimwe gahunda. Urumva uwo mama wanzanye muri icyo gipangu cyiwe yararebye nyine abona ukuntu ngana, areba nyine n'ibyo nkora, aravuga ati ku myaka yawe ntabwo wagakwiye kuba umeze gutya, wagakwiye kuba uri kwiga nk'abandi bana, wenda nubwo utajya mu ishuri risanzwe ukajya no mu myuga ntacyo byaba bitwaye. Nibwo yahise akambwira ati hari umuntu mfite ukunda gufasha abantu, nshobora kuba naguhuza nawe ukagenda ukareba ko nawe hari icyo yagufasha. Nibwo nyine guhita mpuza na Aline Gahongayire. Muhura na Aline Gahongayire wari umuzi? Yego nari nsanzwe muzi ko indirimbo ze narazumvaga. Yego. Watekereje iki ukimara umwaka ari ugiye guhura nawe? Nyimara kumva ko ari ngiye guhura nawe bitewe n'amateka yiwe nari nzi nuko nafasha abantu, kuko narabibonaga ku ma YouTube, ko nari nzi ko ari n'umukozi w'Imana. Naravuze ati umva noneho ubuzima bwanjye burahindutse. Numva nyine ndishimye, numva nyine hari aho ngiye kuva ari n'ahandi ngiye kugera. Nuko nyine nabifashe. Mugihura wabonaga bimeze gute hagati yawe? Tugihura bwa mbere nta kibazo cyari gihari, kuko nyine iyo ugihura n'umuntu bwa mbere muba mumeranye neza nta kibazo. Yadura bwa mbere nyine nabonaga nta kibazo, amfata neza nta ribi. Gusa nyine nyuma byagiye bihinduka. Watangiye kubona impinduka ryari? Yagufashije iki nyuma y'umwanya muto? Urumva natangiye kubona impinduka maze nk'amezi 3, kuko urumva nubwo nagiye ngenga mfashe wenda andire nk'imyuga, kuko narageze arambwira ati rero ntago wahita ujya kwiga, hari ahantu nyine turi kubaka abana bazajya bigira, niba soza kubaka uzahita ugenda, guma ahangaha rero nyine n'ubundi uba ukora byumfasha imirimo nk'ibisanzwe. Ndavuga ati nta kibazo, reka n'undi ni nk'ari mu rugo, ntago nahaba nta kintu nkora, ngomba kujya nkora nk'uko nakora ndi mu rugo mu gihe amashuri atari yatangira. Urumva nyine narahabaye gutyo, nka nyuma y'amezi 3 nkajya mbona nyine atangiye kugenda ahinduka. Ariko nkavuga ati wasanga ari nk'ukuntu umuntu aba atameze neza bigatuma agenda nyine yahinduka mu buhe buryo? Atangira kuvuga nabi, atukana, avuga amagambo atari meza nyine. Yego muri ubwo buryo. Ariko ryo wakosheje arimo aragukebura? None se wakosa buri munsi cyangwa buri kanya? Reka ahubwo muri kamere yiwe yifitemo kuvuga nabi no gukangana, kuko niyo yabaga wenda atari mu rugo, wenda nka saro yaba yuzuye abantu, wakumva imodoka y'ibisonye, abantu bose ugasanga birukanse bagiye. Kubera iki? Bazi yuko naza ari buhita babwira nabi. Ngira ngo ntabwo turibuze kubitindaho cyane uko mwabanye n'ukuntu bagufunze, ngira ngo abantu benshi barabyumvise. Ndagira ngo bivuge mu magambo nk'abiri uko wafunzwe n'uko waje gutaha, tutagiye muri detail nyinshi. So uko nafunzwe, yaratatse ngo yabuze amafaranga,
ego arangije aravuga ati nta wundi waba wayatwaye ni njyewe, kandi koko njye naramwumvaga icyo gihe kuko ni njyewe akenshi wakundaga kujya mu cyumba cye, ariko nyine ni ahantu hari abantu benshi, ariko amafaranga ntabwo ari njye wari wayatwaye kuko nyuma baje kuyasangana umwana wo muri famiye yabo. wabibwiwe n'iki ko yamusanganye? Amafaranga cyambwiye yuko bayamusanganye nyine baramubonanye n'abantu babo bazaga kunsura kuri burigade, barabimbwiye kuko no mu rugo baramuhamagaye baramubwira ati se niba koko ayo mafaranga wayabuze watubwiye ayo ariyo tukayaguha, ariko umwana wacu bakamurekura. Arabyanga. Yego. Uragiye ukora uburoko bwawe uraburangiza urataha, nyuma yaho kuki wafashe umwanzuro ngo reka njye mu itangazamakuru, iyi nkuru yanjye narine nyitangaze? Impamvu njye nabikoze gutyo, navuze ati umuntu wamfungishije abizi neza ko ndengana, wasanga ari nk'indi mpamvu yindi yaba yarabimuteye itari nziza. Abatereka ngende mbivuge wenda atazanumva naragarutse akavuga akongera akangira nabi cyane yuko yaje abwira abaribu ngo basi ngo mukamere nk'imyaka 5. Rero naratishije ndavuga ati uriya muntu wasanga hari ikindi kintu afite muri we. Noneho mpita ko navuga ati abakozi b'Imana hari ukuntu bajya hanze bakigira abana beza. Ndavuga ati umuntu wishushanya kuriya nibyo yankoreye bitari byiza n'uburyo wenda yazongera akanamemukira, reka agende mbivuge. Ego. Ubu ugiye ku itangazamakuru, umunyamakuru wa mbere wahamagaye mubwira iyo nkuru niwe wamuhamagaye, niwe wagushatse, byagenze bite? Umunyamakuru wa mbere nyine ni umushuti wanjye, niwe wambwiye ati uriya mugore rero ukuntu ibintu bimeze ashobora kuzongera akakugirira nabi, reka ngo nk'umunyamakuru wanjye agenda gukoresha ikiganiro ubivuge, wenda nabona byageze hanze, niba hari n'indi gahunda afite yo kugira nabi ntazakubone. Ese wumvaga hari ikintu mupfa kurya yakomeza gukurikirana? Ego, nyine kubera urumva nk'umuntu wari mu rugo rwe hari amakuru amwe namwe nari ngiye nzi. Ego, naravuze ati wenda niyo mpamvu. Amakuru yiwe se? Ego, yerekeranye nawe n'ibyo nyine abakora byose. Wari ubitse amabanga menshi none? Ego. Hari ibintu byiwe bimwe nari nzi, noneho nanatekereje ko n'impamvu wenda yaba yaramfungishije ko hari ibyo nagiye nganiriza umukobwa twakoranaga, nawe ati wasanga arabimubwiye, nabyo bikaba byaratumye amenya ko nyine mu makuru yiwe ngenda nyavuga agahita akabikora kuriya. Ese ku cyomenya ibanga? None se wowe hari ibintu nawe ubona mu rugo ukaba utabasha kwihanganira? Ntabwo turi buze kubivuga wenda amabanga ni kubona amabanga yanyu, ntabwo umuntu yabyivangamo. Hanyuma abantu bakibonera nkuru baratunguwe mu buryo bugiye butandukanye bitewe n'ishusho bazi kuri ya mubyeyi. Njye n'ubundi ko ntamenya ko ibyo uvuga ari ukuri 100%, ndacyamwubaha, nzi ko ari umukozi w'Imana, nzi ko ari umuntu w'Imana. Abantu baraza ati bura nta munyamakuru bakubwira ati ariko kugira inkuru iryohe kira gutyo ushyiremo akantu k'akarungo ubundi bigenda neza. Oya, nta munyamakuru wigeze umbwira gutyo, njye nta n'abanyamakuru twari tuziranye. Urumva umunyamakuru bampaye nyine ni uwo ngo twese tunakorana, mubwira nyine njyewe content mfite, arambwira ati nta kibazo uzaze. Urumva nta bindi yegeze avuga ati ngo ujye ushyiramo ibi ngo ujye ukora gutya. Ibyo wavuze ni ku giti cyawe, ni ibyakubayeho? Ni ibyambayeho, nta wigeze ambwira cyangwa ngo mpimbe. None se abwira umuribu ngo muhimbe nk'imyaka 5 warabyumvaga? Narabyumva ko uwo muribu yabibwiraga twari duhagararanye, ari nawe ari kumwe na murumuna we kwa se wabo, ari kubabwira ati ngo nimukubite imbwa, ngo nimukubite imbwa, ngo hanyuma ngo nimushaka ngo muzakamere n'imyaka 5. Se barabukubise? Barankubitaga muri ribu, yarazaga bakampamagara banyambitse amapingu bakankubita. Ego. Ngira wihangane ku byakubayeho byose, ibyo tuzi n'ibyo tutazi. Nyuma yaho rero ngira ngo ukimara gutangaza iriya nkuru hakurikiyeho iki? Icyakurikiyeho nyine nta n'ibintu birenze, ni uko hari abantu bamamagaye, bamwe bakambwira ati wabyihoreye ukamwora n'ubundi yuko Imana izabimwibariza, so nta bindi. We ntabwo izatere ntamwe gaguhamagare wenda kubwira ati reka niba warababaye cyangwa se narakubabaje ko amafaranga naje kuyabona, reka ngusabe imbabazi
ubuzima bukomeze. oya ntabwo yigeze ampamagara uretse kumuhamagara umubwira ko waje ko naje musaba ibikoresho byanjye byari byasigaye kandi nabyo sinabibonye. Yego yarambwiye ati ngo ngenga ibyo bintu ngo ntuze kubimbaza ngo ntago mbizi ngo ceceka ibyo bintu byawe, ahita nankupa. Yego ntabwo uri kongera kukuvugisha? ntabwo ndi kongera kumvugisha, na nyuma yaho nagerageje nimero yiwe nkajya numva imeze nyine nka nimero itabaho. Yego none n'ubu ngubu uracyajya mu itangazamakuru? kubera iki? ko byamenyekanye byagiye hanze, kuki ukifuza kujya mu itangazamakuru? erega byarambabaje njye n'ubu ngubu agenda ndacyagafite, niyo mpamvu. ubikora mu buryo bwo kugira ngo agahinda gashire? Yego katubwire ngo komere. Aherutse kugaragara avuga ati biriya byose ni ugushaka kunsebya, kunyicira izina binyuze mu itangazamakuru kandi kuko rikukirwa n'abantu benshi. warabyumvise? narabyumvise ariko nanjye nigeze numva avuga ati ngo ntago ari byo, ngo nta n'ubwanzi, ariko mu by'ukuri avuga gutyo mama we nyine n'undi mukobwa uhakora bamaze kuvugana n'abanyamakuru banabafashe amashusho yabo bari kuvuga yuko banzi, ahubwo ngo ndimo kubeshya. urumva bavuga nyine yuko ntakoze, none we aza kumpakana iwabo bamaze kuvuga yuko banzi. Yego ariko we nyine mu by'ukuri ko ari ukugira ngo yikure ku bantu bamenye nyine yuko arengana wenda. nyuma y'ibyo byose urafunzwe, urafunguwe. umuntu ufunzwe turabizi nyine ubuzima ntabwo bumeze neza, niyo agarutse asanga byinshi byaramusize. ubu ngubu uri mu buzima bumeze gute kuva wafungurwa kugeza uyu munsi? ubuzima ndimo nyine n'ubundi ni ibisanzwe. Yego uko nyine mugani wawe umuntu ubuzima buba bwaramusize, ntaho gufatira nta naho gutangirira bagifite. Yego ubu nyine n'ubundi biracyari kwa kundi, ntacyo gukora ndabona ndaho ngaho nyine, ariko nizeye ko bizakunda n'ibindi byose. inkuru yawe nyibona bwa mbere nyirango umwaka ntushize? Oya umwaka ntabwo urashira. Yego ubayeho ute muri Kigali ko tuzi ko iyo udakora ntabwo urya? urumva ahantu mba n'ubundi ni mu muryango, barahaha bakangabura nta kibazo. Yego ingamba ufite ni izihe ku buryo uvuga ati wenda ndashaka kuba muri ubu buzima, ndashaka gukoresha izi ngamba kugira ngo mpindure ubuzima? ingamba mfite nyine, ingamba mfite muri njyewe ni ugushaka uko nkora, namara gukora nyine nkiteza imbere, ariko bimbereye byiza nkunda umwuga wo gusuka. Yego ndumva nyine ndamutse mbonye amafaranga ari byo nakiga kugira ngo nyine nanjye ngire iterambere. Yego wagiye ukurikirwa n'abantu benshi mu biganiro wagiye gukora, ku mutima wawe n'icyo wumva wasaba abantu badukurikiye cyangwa se bumvishe inkuru yawe? ikintu nasaba nyine abantu wenda badukurikiye, niba hari ufite nk'umutima wo gufasha yamfasha, kuko urumva nshaka kwiga. Yego kandi mu by'ukuri njye nta bushobozi buhagije mfite, hari nk'ufite umutima nyine mwiza, afite ukuntu ameze yamfasha. Yego n'ikindi nyine bakajya bansengera. urasenga byibura? ndasenga nyine ndagerageza. usengera muri idini? nsengera mu idini rya ADEPR, niryo navukiyemo, ariko ndisengera muri gakeya. ubu ngubu nkunda kwigira mu badive kubera ndabakunda. kamera marambwe ngo nawe ufunga umutwe nk'abadive? oya ntabwo ngiye mfunga umutwe. wumva nabi? wapi warasebanya? oya gusebanya na abatwumva ni benshi, abadukurikiye ni benshi, abagira umutima wo gufasha nabo ntabwo ari bake. Bumvishe icyifuzo cyawe, ariko ashobora kuvuga ati uwo mutima wo gufasha ndawugize, ariko se ndagufasha nyuze hehe? bakubona gutagize uwumva ashaka kugufasha?
babinyuza kuri nimero yanjye ya telefone. Ego. Ni 078 99 70 35. Amazina ni Iradukunda Jeannette. Ego. kugira ngo rero abadukurikiye bashobora kuba bafite umutima ufasha, nzi ko bagihari kandi benshi bashobora kuba mu iki kiganiro ntibazanyura ahandi, bazanyura kuri Jeannette bamubwira ati Jeannette imeze gutya, hagize uzashaka gutereta si byagenda gute? Yishyize ku karubanda. Nyine byaterwa. Byaterwa nyine. Urumva hari nk'umuntu nyine uba ushaka kugutereta bitewe n'icyo agushakaho nyine ari bubone bigahita birangira. Hari n'undi nyine ubuza agutereta nyine ari ibindi bintu bikomeye agushakaho. Muri abo urashaka ubu? Nshaka nyine ufite gahunda pano uwo nguyu tugenda. Ega bose n'ubundi icyo bashaka bari kimwe. Oya ntabwo bose aba ari kimwe. Ese wa mugabo wa mugani utanze nimero ushobora gusanga hahita hize uje gutereta waba ukize? Oya ntabwo ari wowe wabanza kuza. Nyine anabanje kuza ariko bitewe ngewe na gahunda mfite muri ngewe urumva ntabwo nahita mwemerera. Ntabwo twakumvikana. Gusa wamye kubatandukanya? Sibyo, ni ugusenga nyine Imana yonyine ikagufasha kubasobanukirwa, kuko urumva twe iki umuntu ubajije ikibazo hari inyuma w'umufana abajije ngo iki. Ibyo ni ibanga ry'umuntu ku giti cye. ntaho bahishe rwose, ni ibanga. Urumva icyo navugaga ni uko burya abantu nyine twumva bitandukanye, tunifuza bitandukanye, tunareba bitandukanye. Ushobora gusanga hari uwaza avuga ati ariko uyu mwana ndabona aracyafite kanatireri, amatwi ntarayatobora, ndabona ari shwadi. Aya nyine kurebye ku myaka yanjye nanone ntabwo ibyo ngibyo ari byo bijya mbere kuri ngewe. Iruza ariko n'undi ariko wapi kubera bitewe n'intego nihaye ntabwo rero byahita bikunda. Kora kugira ngo hatazafata inimero ashaka kwikoresha ibindi, bumve ko ari ukugira ngo bakuganirize, baguhe morale, baguhumurize, ariko n'ubu bufasha kugira babashe kwiga, ubashe kubona witeza imbere. Ndagira ngo rero tubishyireho umucyo ntibigende mu bwo buryo. Ego nyine uko twabishyiraho umucyo, nimero yanjye impamvu nyitanze ntago ariyo guhamagara wenda batereta cyangwa bambwira ibindi bintu bitari byiza, ni ukugira ngo niba hari ufite uburyo amfashe cyangwa wenda n'uwamamagana none ashaka kunsegera nabyo nta kibazo, cyangwa kungira inama. Ego. Niba nta kindi twaba dusimbutse by'umwihariko kiri ku mutima wawe wenda icyo wumva ushaka gusangiza abakunzi bacu ari nabo bawe, twasoza. Ikintu nasoza mbwira abakunzi banyu cyangwa banjye ni uko nyine bajya bagira umutima mwiza, yaba ari uwo gufasha cyangwa uwo gusengerana. Ego bajye babikora, nibyo nababwira. Wowe nturagira abafana? Abafana wenda barahari. Ibintu byaje koroha. Yes, nabe Imbere TV rero twarimo tuganira na Jeannette, mwumvisha ubuzima agiye anyuramo bugiye butandukanye, ariko ngira ngo ni kwisimera tubwire ngo wihangane, n'abameze n'abaho nibaza nk'ibyo huye nabyo cyangwa se bibirenze, bumve ko ubuzima ntabwo burangirira aho ngaho. None birakunda ejo bikanga, ariko icyamena no gusenga Imana niyigena byose ngo ntavumu bitararenga. Reka tugushimire ku mwanya wawe, dushimire abadukurikiye, ubundi dusubire ubutaha.